azapfa mu buryo bw'umubiri apfuye mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka arapfuye kuko biravangwa azapfa by'iteka ryose twaho tuzaba tugiye kubaho bavuga ijambo riravuga ngo ushaka kunkurikira wese yiyange yikorera umusaraba azankurikire niba harimo rero kuvuga ngo bararyoshya barangiza bakavuga ngo barimo bararya isi barayirya n'abije kubarya y'ibyo ukora kugira ngo utere imbere ayo nadushyigikira mu murimo w'Imana ariko uyu munsi niyo abantu bahaye agaciro ariyo mpamvu rero nakubwiye ngo Imana iracyafite uburakari ngo itarababariye Abisiraheli ikabarimburira mu butayu ngo twe b'iki gihe ntitwizababarira kuko ibi ndabivuga narategereje igihe cy'Imana nasanze umukiranutsi ageragezwa ariko ab'uyu munsi nta bigeragezo bari gushaka barashaka kubaho mu buzima bworoshye gusa abantu bimitse iki ibintu cyane kuruta kwimika ijambo ry'Imana ubwo se urumva batarikururiye umujinya kubwiye ko abahanuzi b'abanyabinyoma umuntu uzaza akubwira ko Kristo atambaye umubiri akakubwira ko atabaye mu mwuka atagize ubugingo nguyu umuhanuzi w'ibinyoma kandi aba nibo twejeje kuko mu isi y'ijuru no mu ijuru nta rindi zina tuzabona tuzakirizwamo atari Kristo si izahabu si iyo dovuwari uzagenda ubikora urebe aho bigishaga ijambo ry'Imana abantu bakabigisha kwihana bakatura ubu basigaye bari nimuhumuriza abantu imitima yagize ite yarahahamutse kuko abantu benshi bagiye kuzirinda gute kubera gushaka kubaho neza badashaka gukora abandi bagashaka ko abantu babaho neza bababuza gukora Imana y'amahoro nibane namwe mwese kandi Imana nibarinde ibakomeze mwebwe mutuye mu Rwanda mutuye mu mpande zitandukanye mutuye mu majyepfo mu majyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba n'umujyi wa Kigali kandi Imana nibarinde mwebwe mwese mutuye hanze muri diaspora Imana nibahe umugisha mwese aho mutuye hose muri abanyarwanda mwumva ikinyarwanda tuvuga namwe mwumva mutavuga ikinyarwanda mwumva izindi ndimi reka tubasuhuze cyane kandi turabishimiye mukande subscribe kugira ngo mugiye mwumva ibiganiro dukora igihe cyose mu gihe twasohoye ikiganiro turabakunda cyane rero namwe mutari mwayikanda Imana nibarinde kandi muyikande rwose mudutere inkunga kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho uko bukeye n'uko bwije muri uyu mwanya rero dufite umutumirwa ntabwo aribwo bwa mbere twamwakira kuri izi cano reka tumusuhuze tumwakire kuri izi cano asuhuze n'abakunzi bacu Yesu nashimwe mukozi w'Imana Yesu nahimbazwe mumeze mute turashimira Imana iminsi myinshi namwe Imana ikomeze ibarinde twari tumaze iminsi tutabonana ariko navuga ngo reka tugusabe dusenge Imana twinjire mu kiganiro cyacu urakoze Kristo umwungeri mwiza kandi umujyanama umurengezi uturinda ku manywa na nijoro ubwami bwawe bumanuke bubane natwe icyubahiro kibi cyawe kandi amahoro akomeze kuba mu bo wishimira bese bahindukire kubw'imbaraga zawe kugira ngo nibakumenya igihe gikwiriye bihane kuko ntabwo waje gucira abari mu isi witeka waje kugira ngo bakizwe kandi babone ubugingo buhoraho ngaho igaragaze muri byose kugira ngo izina ryawe ryubahwe none n'iteka ryose amen. Urakoze cyane umukozi w'Imana kandi pasiteri Imana iguha umugisha muri uyu mwanya twaje kubaka umurimo w'Imana twaje kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana
navuga ngo reka tubanze twibaze ibyo muri iyi minsi cyangwa ibyo muri ibi bihe bya nyuma. Benshi cyane baravuga ngo ni ibihe bya nyuma, abahanuzi barivanze, bavuga ko hari abahanuzi bahanura ibinyoma cyangwa baganura ibyo batekereza bitewe n'inyungu zabo, abandi baganura iby'Imana yababwiye, ariko n'abahanuzi b'ibinyoma bavuga ko ari Imana yabibabwiye. Reka nkwibarize nk'umushumba cyangwa nka pasiteri, abo bahanuzi ko bivanze, ko bamwe bavuga ko ari Imana, twese ko bose bavuga ko ari Imana, abo bahanuzi tuzabatandukanyiriza kuki mukozi w'Imana? Urakoze cyane. Nibyo barivanze, yego, ariko kwivanga ntago biri ubu, bihera mu itangira ry'iremwa ry'umuntu. Rero ndagira ngo nkubwire yuko nta muhanuzi w'ibinyoma ubaho atari we wijyanye mu binyoma. Ntago Yesu yigize arema ibinyoma, ahubwo ikinyoma ni icya Satani n'umuntu wakumukurikiye. None abo bantu tuzabatandukanyiriza kuki ko bose bavuga indimi zimwe? Ntago burya ari zimwe. Hari ijambo Yesu avuze ngo tuzabamenyera no ku mbuto zabo. Rero imbuto kenshi ntago zijya zituruka imbere, zijya zituruka inyuma, zituruka imbere, ziza inyuma, umuntu akazisarura. Nta mbuto zituruka inyuma zijya imbere, oya, ahubwo inyuma hava amashimwe yo gushimira Imana ajya imbere. None ko ubona ko bizafata indi ntera, iyo urebye ko ubona ko hari igihe abahanuzi bazabahagarika bitewe n'abo ngabo bahanura ibinyoma, abandi abo ngabo bahanura iby'ukuri, bizagenda gute nikigera icyo gihe cyo kubahagarika? Nakubwiye ngo nibabahagarika hari ijambo ryitwa kwera imbuto. Ubwo ikizajya gisigaye n'imbuto se nazo bazazihagarika. Oya, ntabwo bazazihagarika. Icyo rero nicyo gisigaye. None ubwo bwa butumwa bwiza cyangwa ubuhanuzi Imana izaba yavuze buzavugirirwa he? Ku ubuhanuzi ikintu cya mbere ni Bibiliya. Buriya n'umuntu uhanura ahanura kubw'ijambo yumvishe muri Bibiliya, cyangwa se ijambo ryamaye, cyangwa se Imana ikarikoreramo. Noneho abahanuzi b'ibinyoma bo baza bavuga ko Yesu yabirangije. Ariko Yesu yarangije kuducungura ku cyaha, ariko ntibivuga ngo tujye mu cyaha ngo kuko yabirangije. Ni wowe ugomba kwirinda imbaraga z'icyaha. Yesu yatanze ubuntu. Ubuntu yatanze nubwo kugaruka umuntu akihana, agakizwa. None abahanuzi tumenyereye, tuzi ko ari abahanuzi bahanura ati hagiye kuba urupfu, impanuka, ibintu nk'ibyo ngibyo, nibo tumenyereye. Ibyo byo birasanzwe. Buriya umuntu amaze gukora icyaha yahise ahamagara n'urupfu. Ariko Yesu kugira ngo yerekane ko adukijije urupfu, nuko yaje agapfa akazuka. Natwe rero azatuzura, kandi ibimenyetso birafatika, biranahari. Niba twirinda imbaraga z'ibyaha, azatuburanira nk'uko yaburaniye intumwa. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Ntabwo dusobanukiwe ukuntu wenda abantu bazatandukanya, kuko iyo urebye usanga abantu benshi cyane bavuga ko babeshywa n'abahanuzi, abahanuzi babatekera umutwe ngo ni abahanuzi. Ahubwo ntabwo abahanuzi, none ijambo ngo nimubura ubwenge nzabareka, bakoresha seri barishyira hehe? None se ubwo yashaka kubwira abantu ngo yashaka kubwira umuntu ngo ibyo umuhanuzi aguhanuriye ubigenzuza ijambo ry'Imana. Ni bangahe bari guhagarara mu ijambo ry'Imana? None umuntu nakubwira ngo ejo uzajya mu Burayi cyangwa baguhaye viza, ubwo tuzumve ko atari ubuhanuzi.
icyo uvuze Bibiliya iravuga ngo niwizera kandi ugahamanya nabyo mu nzira y'Imana bizasohora. Ariko se niba umuntu aguhanuriye ukajya gusambana, ukajya kurwana, ukajya kwiba, ubwo buhanuzi Imana iri bubuguhe kandi wishe amasezerano? None tuvuge ko umuntu aguhanuriye arakubwira ati ngo uzabona imodoka cyangwa ubonye amafaranga, ntuyabonye kandi ibyo ngibyo ntubikoze. Ntago imodoka ari uko itabonetse, si nuko n'amafaranga atabonetse, ahubwo we yabishatse mbere y'igihe atarabanza guhagarara mu gihe cy'Imana. Kuko ibi ndabivuga, narategereje igihe cy'Imana, nasanze umukiranutsi ageragezwa, ariko ab'uyu munsi nta bigeragezo bari gushaka. Barashaka kubaho mu buzima bworoshye kandi bagashaka n'Imana. Mbese bashaka kubaho bashaka kubaho mu byaha bishimisha kandi bagashaka no kuba mu Mana bavuga ko bari kumwe nayo yabibemereye. Kandi umwijima n'umucyo ntago bibana. Niyo mpamvu nakubwiye ngo umujinya w'Imana uracyahari. Urakoze cyane mukozi w'Imana, twasenze komerezaho na topic yacu kugira ngo watubwiye ko tugiye kuganira ku mujinya w'Imana, ariko njyewe hari aho navuze ngo umujinya w'Imana ni gute uboneka kandi Imana yaratanze ubuntu igatanga Kristo kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. None se Kristo yaramutanze ngo dukore ibyaha bibe byinshi? Oya, yamutanze kugira ngo dukiranuke ubugingo bube bwinshi, bwinshi kandi bube buzima. None uyu munsi ubugingo aho gukiranuka ngo bube buzima ahubwo burapfuye. Ubwo si wose umujinya wikururiye ku Mana? Ahubwo se njye nakwibaza, uwo mujinya uzakuzaho ako kanya cyangwa uzaza nyuma? Uwako kanya ntago ari uwako kanya, kuko imbabazi ziracyari. Ntago ari umujinya wako kanya, uza kubw'imbaraga wakoresheje n'umuhati urimo. Kuko ijambo ry'Imana riravuga, wibuke ko igihe yabwiraga Mose ngo reka mbarimbure mu butayu, ngo nimara kubarimbura ndakuremera abandi uzagendana nabo. Mose aramubwira ati nuramuka ukoze ibyo, aho twavuye baguseka. Oya, Uwiteka aramubwira ati nicyo umbwiye ndacyumvise ndagikora, ariko nzabica ruto ruto. Ibi iyo tubirebye ndumva ni mu Baheburayo igice cya 10, mu Bakorino igice cya 10 ba mbere nimo kiri, ngo itarababariye Abisiraheli ikabarimburira mu butayu, ngo twe b'iki gihe ntitwizababarira. None se tuvuge ko wenda ntizatubabarira kubera ko turi abanyabyaha? Abihannye izabababarira, ariko babiretse. Ariko abatihannye ngo bategereje ko Imana ibababarira, ntabwo izabababarira. Nibo bazarimbuka. Bazabanza gutera intambwe kugira ngo bababarirwe. Iyese intambwe uyitera wihana niko kubabarirwa. Ntabwo intambwe uyitera ujya gukora ibyaha ngo uzababarirwa. None ubwo umujinya uzaza ryari? Umujinya icyambere uzaza ku munsi w'urubanza, bigendanye n'igihe wabayemo, bigendanye n'ibikorwa ukora, bigendanye n'imirimo ukora. Rero uyu munsi ndagira ngo nkubwire, niyo mpamvu umuntu ari ufite uburenganzira mu byaremwe byose. Rero iyo wiyimye uburenganzira mu byaremwe, ahubwo ugashaka kuba uburenganzira ibyaremwe wowe ukiyibagirwa, buryo buri kugirana umujinya n'iki? N'Imana. Urakoze cyane, komeza. Rero ndagira ngo nkubwire mwene data, ijambo rimwe wenda riratubwira ngo mu murongo wa 70 wa 72 muri Zaburi y'119, umva uko tubwiye ngo amategeko yo mu kanwa niyo
y'igiciro cyinshi kiruta icy'ibice ibihumbi by'ifeza n'izahabu. Zaburi ya kangahe? Urumva? Ni Zaburi ya Ni kangahe? Zaburi y'Ijana umurongo wa 72. Zaburi y'Ijana umurongo wa 72. Amategeko yo mu kanwa niyo y'igiciro cyinshi kuri nge. Urumva? Amategeko y'imirimo uhagazemo niyo anezeza Imana. Ariko amategeko y'ibyo ukora kugira ngo utere imbere, ayo nadushyigikira mu murimo w'Imana. Ariko uyu munsi niyo abantu bahaye agaciro. Ariyo mpamvu rero nakubwiye ngo Imana iracyafite uburakari. Imana iracyafite uburakari. Yego. Ariko yihorera umuntu kugira ngo yihana, atakihana agapfa arimbuwe n'ibyo akora. N'ibyaha. Ngo kiruta igiciro ibihumbi by'ifeza n'izahabu. Amategeko y'Uwiteka. Urumva? No kuba mu gaciro k'ijambo rye biruta kuba mu mategeko y'ifeza n'iki n'izahabu. None uyu munsi abantu bimitse iki ibintu cyane kuruta kwimika ijambo ry'iki ry'Imana. Ubwo se urumva batarikururiye umujinya? Rimwe na rimwe abuvuga ngo bazahagarika umurimo w'Imana w'ubuhanuzi, ni ukuvuga ngo bazawuhagarika kontere y'uko ubwo banze kumvira, bo bashaka kugira ngo umuntu avuge ko gukira ariko gusenga Imana. Gukira kw'ibintu, kw'amamodoka n'ayo madege n'ayo mavisi. Ariko Yesu avuze ngo iki? Ngo uwaguye iby'isi byose akakwima ubugingo ntacyo byamara. Agaciro k'ibintu ni uko icyambere ubugingo aba ari buzima. Amen. Iyi Mana yacu yarirahiye, iravuga ngo ntizivugurure. Ijambo yavuze izarisoza nk'uko yarivuze. None urumva umukiranutsi n'umunyabyaha bazatura hano mu isi bari hamwe, ariko mu ijuru ntabwo bazaba hamwe. Kandi nta mu isi nubwo bari hamwe ntabwo bari hamwe, kuko amakuru umenya atandukanye we n'ayamenye. Njye umwami wanjye ambwira ko nigisha ko abantu bihana ibyaha, undi akambwira yuko abahanuzi ari abanyabinyoma. Uyu muntu uvuga ko abahanuzi ari abanyabinyoma yaretse ibyaha Imana ibinyabinyoma, cyangwa ahubwo yakoresheje itegeko ry'ibyo arimo n'ibyo ararikiye kugira ngo arwanye Imana mu by'Imana yaremye. None wowe ntabwo wemera ko abahanuzi b'abanyabinyoma babaho? Nakubwiye ko abahanuzi b'abanyabinyoma, umuntu uzaza akubwira ko Kristo atambaye umubiri, akakubwira ko atabaye mu mwuka, atagize ubugingo, ngo uyu umuhanuzi w'ibinyoma. Kandi aba nibo twejeje. Abahanura ubuhanuzi ntibusohoreye bo ntabwo ari abahanuzi b'ibinyabinyoma se? Ntabwo ubuhanuzi Imana yemeje budasora, burasora. Ahubwo ikintu kidasora ni uwabihagazemo uko Imana itabivuze. Ubwo tuvuge ko abahanuzi b'abanyabinyoma bahanura ibintu ntibisohore, biba byasengewe noneho ntibisohore. Abahanuzi b'abanyabinyoma bizeza abanyabyaha iby'Imana itavuze, nibo bahanuzi b'ibinyoma. Ariko iby'Imana yavuze Bibiliya ngo iherezo naho byatinda bizasora.
bivuga ngo iyo bitinze haba harimo kurama no kumenya kuvuga Imana neza mu ruhande rwayo. Kuko ijambo riravuga ngo ushaka kunkurikira wese yiyange yikorera umusaraba azankurikire. Niba harimo rero kuvuga ngo bararyoshya barangiza bakavuga ngo barimo bararya isi barayirya n'abije kubarya, aba rero nibo bahanuzi b'iki b'ibinyoma. Ikindi umuntu Imana iramubwira ngo agendane nayo akakuzanira ngo kera ngo ntibagendaga gutya, ariko bagendaga gute? Niba tuvuga koko ntibagendaga gutyo, ariko se niba barakuranaga batarakora ibyaha uyu munsi bakaba baragenda bagahita bakora ibyaha bakagaruka, icyo ni cyo Imana yavuze. Ariko abakera nta byaha bakora, ariko abakera barabikoraga bagahita bapfa baye bapfuye. None se ubundi gupfa nakubwiye yuko byazanywe n'umuntu. Yesu azaje kudukiza urwo rupfu rw'ibyaha, ariko gupfa birasanzwe bihoraho. Yesu naza niwe uzatsemba urupfu n'iki n'icyaha. ariko twakwibaza ngo dusobanurire gupfa. Hari ukuntu umuntu yumva gupfa akumva ko ari umubiri, kuko buri muntu wese azapfa, waba ukiranuka waba uri umunyabyaha twese tuzapfa, ariko hari abadasobanukiye icyo kintu. Urakoze cyane. Umuntu utazapfa ni umuntu ugendera mu mategeko y'Uwiteka akirinda muri bene se benshi kubw'imbaraga z'ishyari n'umujinya n'ibyaha bakora. Uravuze ati umuntu utazapfa azaba ameze gutya. Ni uwirinda ibyaha aho ibyaha biri. Ntabwo azapfa, azarama kandi azahoraho kuri iyi si se cyangwa oya mu bwami bw'iteka. Ariko nubwo abariho, kuko icya mbere niba utarwaye indwara z'ibyorezo, niba Imana itaguteje kugira warangiza ukavuga uti nta mutima uncira urubanza, urumva aho utaramye ari hehe? ko abantu tubona abantu bahora bapfa wowe ukavuga ngo ntago tuzapfa. Ariko ijambo ubundi gupfa ubu urariza. Nibyo nshaka kugira reka ndigusobanurira uryumve. Umunsi Adamu yakiraga icyaha, inyoko muntu yahise ibiki icyaha. Adamu umunsi yabyaraga, ubundi mu bitambo byabanje kubaho ku mwana w'umuntu ni igitambo cy'inyamaswa y'umuntu. Ni iki inyoni ni iki agasimba bita tahashi. Nyuma hakurikiraho umuntu, aribwo Gahini yicaga murumuna we Abeli. Biravuga ngo na bugingo n'uyu munsi. Ariko Yesu we yaje mu bice bitatu iyo tuhageze. Oya, ndashaka kuzobana ako gasimba kitwa tahashi. Ako niko Yesu cyangwa se Uwiteka yambitse Adamu na Eva abakura mu ngobyi ya Edeni. Nagahumbese. Urumva ko amaraso ntabwo ari ubu yatangiye, ahubwo yatangiye Kristo aje kugira ngo acungure umuntu, ariko amwirukana no mu isezerano yari yamusezeranyije ryo kuba mu buzima bw'iteka. Ijambo ngo adasa nk'umwe muri twe, ngo kuko n'ibindi byose yarangije kubigeraho, nicyo kintu Imana yabaye ihungishije umuntu. Mu kumuhungisha niryo jambo Yesu abikiye abamwiza, ni naryo yaje gucunguriraho umuntu kugira ngo abone ubugingo busaga. Rero ni Kristo, kuko mu isi y'ijuru no mu ijuru nta rindi zina tuzabona tuzakirizwamo atari Kristo. Si izahabu, si ifeza, si ubwenge, si amafaranga, si ubuhanga, ni Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data. Kuko mu ijambo mu migani harimo ijambo rivuga ngo icyubahiro n'ubukire, urumva, n'ubugingo tuzabihabwa na Kristo.
ariko umuntu wabyihaye atabihawe na Kristo azava mu murongo, uwo ni wo ubupfuye. azapfa mu buryo bw'umubiri, apfuye mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka arapfuye, kuko biravangwa azapfa by'iteka ryose, twaho tuzaba tugiye kubaho. bavuga bati, ari nayo mpamvu cyane iyo dusomye Matayo 24 harimo ijambo rivuga ngo abavuga mwami mwami batavuga ibyo we yakoze bararuhira ubusa. none abavuga bakabwiriza mu isezerano rya kera bakavuga iby'abahanuzi ntibavuge Kristo, baba bari kwigisha ijambo ry'Imana? Kristo arimo, ahubwo ikibazo nuko abantu batamenya. nka buriya reka nkubwire ijambo rimwe, uzasomera ririya jambo ngo imukomeretsa agatsitsino nawe ayimena umutwe, buriya uriya ni Kristo waje kumena imbaraga z'icyaha mu itangiriro. ahubwo ikibazo dufite ntabwo abantu basomye ijambo ry'Imana nibarangiza basenga umwuka wera bo rero babisoma nk'ikinyamateka bakabisoma nk'imvaho. igice cya 3 umurongo wa 15 aho Imana yabwiraga Adamu na Eva ngo uzahura n'inzoka izagukomeretsa agatsitsino nawe uzayimena umutwe. buriya ni Kristo wavugwaga ku bw'icyaha abantu bari bariye bakoze. bisobanuye iki? bisobanuye ko Kristo amaze kuza akatwunga n'Imana agahabwa ubutware mu ijuru no mu isi, yabanje kujya gufata miri Satani. buriya nababwiye ko Satani yarakatiwe burundu, umuntu niwe ugifite gusaba imbabazi, yakwihagarara akazapfana n'umurimbuzi we Satani. none ko bavuga ko Satani atabaho, ubu bivuga ahubwo ujye unamuhungira kure, waba ari umwanzi mubi. kuko na Satani yaje gushuka Adamu na Eva ababwira ngo yababwiye ngo ni ukujya mutazarema mugasa nk'imwe yo muri yo. Satani ngo ni umwuka mubi, kandi uyu mwuka mubi nawo wavuye mu ijuru, niwe wita Rusofi. uriya waririmbaga amajwi 12 wanze kubana n'Imana ngo uje ngo kugira ngo udakorera umuntu ngo agakora ibyiza mu isi. ngo Imana agira ngo Imana ireme kabiri. niyo mpamvu ijambo ry'Imana uyu munsi ubona bari kuryima agaciro, bagaha iminota 2 cyangwa iminota 8 ijambo ry'Imana cyangwa 10, indirimbo bakaziha amasaha 2 n'igice kugira ngo Yezebeli abibe, kuko n'ubundi Yezebeli intego ye ni ugushimisha umubiri n'umutima, ariko nta bugingo ashimisha. ubwo tuvuge ko umwuka wa Yezebeli winjiye mu matorero cyane. none se indirimbo zo ko ziba zirimo ubutumwa bwiza, ni gute wavuga ko umwuka wa Yezebeli winjiye? none se nkubaza, nk'umuntu waje ashaka kwana akamenya imbaraga z'icyaha icyo ari cyo, azitahanye ariko aba yumvishije ubutumwa bwiza. ndagira ngo nkubwire na Yesu kuririmba byabaye gake mu isezerano rishya. nanjye urimo kumbwira ni ahantu hamwe agiye kujya ku musozi wa Yerayoni. yigeze aririmba? amvaye bararirimbye. urumva? rero uyu munsi ikibazo dufite, nubicunga neza nawe ngo uhaye devoir uzagenda ubikora urebe. aho bigishaga ijambo ry'Imana abantu bakabigisha kwihana bakatura, ubu basigaye bari nimuhumuriza abantu imitima yagize ite, yarahahamutse. ariko ntabwo imitima yahahamutse, ahubwo ababahamura ni abababuza kwihana, nuko n'ijambo ry'Imana ryigishwa uko rukwiriye. rero Satani uyu nguyu wibuke ko n'Imana ivuga ngo yigira marayika w'umucyo, ariko ntabwo ari umucyo kugira ngo anyage imbaraga z'abera. Yesu arahari rero, kandi ni umujyanama, niwe mwubatsi mukuru. umuntu utemera Kristo
wese nk'umwami n'umukiza, ngo agendere mu nzira ze zo gukiranuka, avuge ko yambaye umubiri, avuge ko yagize ubugingo, avuge ko yagize umwuka, uyu muntu akavuga igice kimwe gusa, jya umenya ko ari we antikristo, umuhanuzi w'ibinyoma. uyu ahubwo ujya unamuhunga, kuko nta mupfu urongora undi mupfu, barongorana babaye abapfu mu buzima bw'ubugingo. ngo nta mupfu urongora undi mupfu, ahubwo barongorana bapfuye bose mu bugingo. ariko biravuga ngo umuntu washatse urugo rwemewe kandi yahawe umugisha, ngo ni ugusenga, aba ari isengesho batangiye. sibyo ko nabo nabonye basigaye bananiwe kubahiriza isengesho Imana yabahaye. mukozi w'Imana, twari turi ku ijambo umujinya w'Imana uraje. uwo mujinya w'Imana uziye bande? uziye abanyabyaha bose batihana ngo bagendane na Kristo. none uwo mujinya w'Imana uzaza ryari? n'ubu uraza, n'ubu urahari, ariko ni wowe wo kuwutegeka. gute se ko ntawe tubona uza mu ubu se iyo ushatse amafaranga ukayabura, ntabwo aba ari umujinya ugiye kuza kugira ngo urwanye Imana? none se iyo bije se biranivuga ngo dusenge, unezerewe agira ate? aririmbe. ariko uyu munsi aho kuririmba, aho kubanza gusenga ngo bakire umujinya w'icyaha, ahubwo bararirimbira ku mujinya w'icyaha. baririmba bafite ibyaha, kandi barangiza ngo barimo guhumuriza, kandi nabo ubwabo ntibarihumuriza. urumva uburyo biteye ubwoba. noneho ubwo umuntu uvuga ukuri kwa Kristo, uvuga imbaraga z'ijambo rya Kristo, uvuga kwihana, niwe bahita bita ko ari umwanzi w'Imana. bo batanze amataje n'amafaranga n'imodoka, bakaba baririmbiye Imana kandi ikabibaha. Imana yabo biravuga ngo ninda no kurya no kunywa, ngo ariko inda ukorera ibyo azatsembanwa nabyo. azatsembanwa, ngo Imana yabo ninda n'iy'ibyo no kurya. iri jambo turi gusoma cyangwa turi kuvugaho tuzarigarukaho ubutaha tunerekana n'aho byanditse. hari abazatahira kurya no kunywa no kwambara. wari dusomeye se? oya, ntabwo ndisoma. ndi kuvuga umujinya w'Imana, ntabwo naje kuvuga kurya. kuko abantu benshi bagiye kuzirinda. gute? kubera gushaka kubaho neza badashaka gukora, abandi bagashaka ko abantu babaho neza bababuza gukora. urumva uburyo Satani yitambitse mu nzira. ubisoma abyitondera. sobanura ayo magambo. bamwe ngo bashaka gukora, abandi bakababuza gukora, abandi nabo bagashaka kurya neza kandi bashaka gukoresha abandi ntibabishyure. none se si ku isi iteye ubundi? iyo si rero ni nk'umukristo kandi ni mazavu. n'umunyabyaha utarihanye ni mazavu. umukiranutsi ari muri ibyo byose. ubwo azavamo ute muri ibyo byose? azavamo ate? azavamo ko yarebye agafata umwanzuro wo guhagarara ku kintu kimwe, gukurikira Kristo cyangwa se agakurikira antikristo kugira ngo arimbure. kuko impamvu umubajije ati ngo azavamo ate, kuko hari igihe kizagera abantu babe barya ari uko bakurikiye antikristo. icyo gihe rero n'ubu tukirimo, ahubwo abantu ntibarabona ko cyatangiye, ahubwo bazi yuko bakiri mu munyenga. ahubwo icyo gihe
bazaba bagiye guhatwa ngo babe ingaruzwa muheto ya antikristo. ariko ntabwo twe twakigeramo. Umva ye, ni gute wambwira ngo twakigezemo kandi bitari byagaragara? umva nshuti yanjye nkubwire, niba umuntu yaravuga ikintu wowe wajya kugisubiramo ukagihamirwa, ubwo antikristo ushaka nini? kandi we yakivuze, kandi wowe ugiye kugisubiramo ngo wakoze icyaha. antikristo muri gushaka ni uwuhe muzabona? kandi Yesu aravuga ngo ijambo yigishije ari ryo duhora tugira gute dukoresha. bamwe bararishaka abandi ntibarishaka. antikristo muramushaka, kandi antikristo yamaze kuza. ibice 4 by'urwandiko rwa Yohana umurongo wa 1 ukageza ku murongo wa 3. none ko bavuga ngo antikristo azaza ari uko itorero ryazamutse, ni gute umbwira ko antikristo yaza? icyo gihe nazi itorero ryazamutse, nabihanganiye bya byaha twarimo tuvuga nk'uku nguku tubirimo, ariko ntitubikora, abo nibo bazazamuka. hari n'abandi bazicungura. ubwo rero urashaka kunjyana ni muri wa muzuko. aho ngaho niho antikristo azaba yazi. aho rero azaba yaje gukubita abandi bigishaga izina rya Yesu kandi bataririmo, aje kugira ngo abahane. aho rero niyo mpamvu nakubwiye ngo tuzahigisha tugarutse. Imana ishimwe cyane rero. urakoze umukozi w'Imana. Imana ni guha umugisha. namwe mudukurikira murakumva ko ari debate yo kumva, kumenya. hari byinshi cyane tuba tutazi, kandi hari byinshi nawe waba utazi. nawe wakurikira iki kiganiro kugira ngo wumve uko umujinya w'Imana uzagera ku bantu. ariko nawe nakubwira ngo wirinde kugira ngo umujinya w'Imana utazakugeraho. rero kugira ngo umujinya utazakugeraho ni ukwemera Kristo nk'umukiza wawe, ukihana ibyaha, kuko ukora ibyaha Yesu Kristo ntabwo akunda ukora ibyaha, kuko yaje kwitangira umunyabyaha. urakoze cyane rero umukozi w'Imana. dusengera Imana kugira ngo imvura itatunyagirira hano, nubwo imvura ari umugisha. reka dusengera Imana twihutishe. mu izina rya Yesu, murengezi mwiza udukunda, Imana ikiranuka muri byose, komeza kubana natwe kandi urushaho kutwigisha, urushaho kuduha kurwana intambara nziza, kunesha kuba kwawe. dusengeye abera bose, dusengeye n'abandi ngo bihane, umwuka wera akomeze gukora imirimo n'ibitangaza, yemeza abisi ibyaha byabo bihane, kandi natwe dukomeze kuyoborwa n'umwuka wera n'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. 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 nimero zawe duhora tuzigira, ariko navuga ngo ihutisha uziduhe nazo nta kibazo. ni 0788504014. murakoze cyane. namwe Imana ibarinde kandi bakomeze aho muri hose. Imana ibagirire neza. mukande subscribe kuzo channel Noah TV1 Umuremyi TV. mukandeho subscribe kugira ngo tujye tuganira, mudutere n'inkunga y'ibitekerezo, mutugire inama. ni mwebwe dukorera. Imana nibaha umugisha. Amen. 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 Imana ikomeze kubarinda.